gutsinda bikwereka urwego rwa competition rwari ruhari n'urugendo rwa utari rworoshye kuko mu isi ya none uritegura mugenzi wawe naka kwitegura yaba ari tactiquement yaba uburyo bwa motivation so n'urugendo rwa rutoroshe cyane ariko twashimira kuba tushoje neza tutatsinzwe birishimishije ntabwo tuzakomezanya byo numva tuzamuha amahirwe yakoze neza kudatsindwa match n'imwe ariko tuzamuha amahirwe yo gushakisha ahandi ariko natwe nadusaba. Uwo wumvishe ni chairman w'ikipe ya PRFC Afande Richard Karasira mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma y'umukino wahuzaga ikipe ya PRFC n'Amagaju waje kurangira ari igitego 1-1. Rero mu byishimo byo kwishimira igikombe cy'ikipe ya PRFC ku nshuro ya 22 kuva yagera muri shampiyona y'u Rwanda, PRFC yarateguye ibirori bihambaye aho yatumiyemo bamwe mu barigenti bayo harimo Jimmy Gatete, Jimmy Umulisa na Eric Nshimiyimana, ndetse yari yatumiye n'abayobozi bakomeye mu nzego z'igihugu za gisirikare cy'u Rwanda. Ni ibirori byabereye kuri Kigali Pele Stadium aho stade yari yakubise yuzuye. Reka twumve ibyo umuyobozi yavuze mu magambo ye. Tsinda bikwereka urwego rwa competition rwari ruhari n'urugendo rwa utari rworoshye kuko mu isi ya none uritegura mugenzi wawe naka kwitegura yaba ari tactiquement yaba uburyo bwa motivation so n'urugendo rwa rutoroshe cyane ariko twashimira kuba tushoje neza tutatsinzwe birishimishije. Impinduka byo biba bigomba kuba zihari iyo umuntu arangije shampiyona abakinnyi bavamo wireba aho wagize intege nkeya ugashakisha ko waziba icyo cyuho kuko uba wifuza kuba wajya kure hashoboka cyane cyane mu ruhando rwa Afurika kuba waba ari mu competitive kuba wagira icyo ukoraho cyiza kirenze abanyamahanga batandatu gusa. Ntabwo twanarize ekipe tuba tubara aba étranger se abanyarwanda ko aribo bagize benshi yuzuye ekipe izakina na benshi turanarize ekipe tuzareba abanyarwanda beza twazana tuzareba aho twakongera ingufu tuzareba ibyadushobokera kuba twita abanyamahanga kuba twakongeramo ariko ekipe ni ekipe iyo domaci rero batandatu kuri ekipe y'abantu 20 ndabasaba mujye mwanarize ekipe apana amazina y'abantu iyo kintu cyangwa igihe ko mbirivinga numva umupira na nationality wakabayigira turagerageza guteza imbere umupira w'abanyarwanda wacu mu Rwanda ariko je nemera ko umupira abafana bari buzuye stade bari baje kureba APR ntago bari baje kureba abanyamahanga cyangwa se abanyarwanda. Umubare wiyongereye byaba byiza kuko ndashaka aba competition umuntu ntakino gusa kuri umunyarwanda ukine kuko wabikoreye so iyo bikoreye rero biba byiza cyane ubona bifasha ari naho iyo competition igenda igakura nkuko n'ahandi byose bikora cyane cyane iyo birebye no muka tugiye kureba match turaza kureba abongereza bari muri bangahe umupira ntabwo umupira n'umupira APR ni APR umuntu wese wabifasha gutera imbere wese byaba bifasha ntabwo tuzakomezanya byo numva tuzamuha amahirwe yakoze neza kudatsindwa match n'imwe ariko tuzamuha amahirwe yo gushakisha ahandi ariko natwe nadusaba tuzabwira tubyige turebe ibyo twari twaramutumye n'imbara bikoze azaba akazi nk'uko abandi bazagasaba ariko magingo ya kontra irarangiye nk'uko hari abakinnyi kontra zabo zirangiye ubwo ntabwo bakira ba APR. Hatangiye urugendo rwo kurambagiza abakinnyi no mu minsi yashize amazina yagiye avugwa hari Onana hari Daniel Ejo Bugesera ese koko abo bakinnyi bari ntabwo barimo na gato murakoze cyane wowe wamuzana Elija niba niyo mpamvu ndamwemera personal wagira ba pointe babiri b'abanyamahanga ukazabahemba iki imibare
urashaka n'isoko nk'aba umuntu afite point babanyamahanga bana kuri poste imwe c'est ça yo ntabwo ari byo